kujya muri ibyo byo umwanya se nawo ufite ntawo ufite ndeka ta ni byagore gusa njye umwanya ntawo gira gute ntawo ufite ndagira ngo nkubwire ngo mu isengesho turi busenga ry'uyu mwaka riza guhagara andi masengesho yose uzasenga nuko Imana iri bwaguha imbago zawe rihagararire andi masengesho yose uzagira gute uzasenga nuko Imana igomba kwagura imbago zawe yagura aho utuye ni kwagurira ikwagure yagura urugo rwawe ikwagure mu buzima bwawe waguke mu gukorera Imana waguke mu gusenga waguke mu buzima bw'imibereho y'ubuzima waguke Imana ikwagurira imbago igira bikenyuruza nawe igukenyese haleluya 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 umuririmbyi araririmba ngo nawe bitabera nuko bitina kugira gute yemwe kuza iyaba byazaga nawe imbago zawe zakwaguka bije nawe imbago zawe zakwaguka none se ubugende mu modoka ari nimbi pastor numva ko arimo avuga ati ngiye nyishyiramo fiteze ati nkumva ukuntu wese agira neza ariko nawe yarakoze rero rata niyo yarakoze bura nimuzajya bona umuntu Imana imuhemba ngo mugira ngo byapfuye kuza gusa yarakoze natwe niyo mpamvu tugomba gukorera Imana mu gihe cyacu amen amen ya pasase gatunyiza kagahinda nyiza kagahinda Imana nawe gukiza igisuzuguro mu izina ryande igira imbago zawe yagura igira aho gukurigire n'ahandi gutereka igira uko igusobanura nawe usobanuke ubuzima bwasobanye Imana ibusobanure mu izina ryande rya Yesu busobanure haleluya haleluya kuboko kwiza kw'Imana yo kukuriho ariko Mana ukuboko kwiza kw'Imana ko kuriho uzi uko uhagarara abantu bose bakifuza guhagarara ahantu uhagaze nk'ubu iyo ngize umugisha wo guhagarara na Sipirani mba numva agenda byungukimo buriya mufite umugabo w'agaciro mwebwe mutazi iyo ngize umugisha wo guhagarara nawe gusa iyo telefone mba numva telefone itavaho si nguyu se ntago mbabeshya n'ukuri ampamagara amwe yakonze kuzaza hano yarampamagaye numva telefone yagumaho gusa tugakomeza tukavugana kuko ndimo ndavugana n'umuntu uri ukuboko kwiza kw'Imana haleluya haleluya kabiri mufite umupasiteri witonda nukureka baze babwire pasiteri wanyu ntago ari ntago mvuze ibintu by'amarangamutima n'amaso yanyu arabiba rwose nukuri pe rwose nyavuga byinshi yivugira dukeya Imana kukubayeho haleluya haleluya iyo kuboko cy'umugisha icyo utekereje cyose kibumugisha icyo ugerageje gukora cyose kibikiyemwe umugisha ndagira ngo nkubwire ngo iri sengesho ya besi mu bintu yasabye Imana akabanga ukuboko kwiza kw'Imana uzarebe Bibiliya ivuga kuri Yosefu ageze mu Egiputa igihe bene se bari bamaje kumugurisha ngo yagezeyo Yosefu ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe haleluya kuri nageze no muri gereza ukuboko kwiza kw'Imana kwabanye nawe ngo ikintu cyose akozeho kikaba umugisha ngo agira umugisha mu rugo rw'umutware wa Egiputa kubera ko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kumwe nawe ndagusengeye mu izina rya Yesu uyu mwaka twijiyemo ukuboko kwiza kw'Imana kukuzeho haleluya abana bawe bazabona amanota meza ukuboko kwiza kw'Imana kuzabagereho urugo rwawe ruzagira umugisha ukuboko kwiza kw'Imana kuzarugereho haleluya ibyifuzo wahaye Imana ukuboko kwiza kw'Imana kuzaboneke muri ibyo byifuzo haleluya 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 kandi umuntu wicaye muri iterano urimo gusengera visa ukuboko kwiza kw'Imana kugere muri iyo visa urimo urayisengera Imana nyir'ijuru n'isi iyo visa yawe ihure n'umugisha waje gusenga Imana ngo Imana ibigiyemo komera Imana amashyi kuko ibigiyemo navuze ngo amen ukuboko kwiza kw'Imana uzi ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho uzi ko wambara ukaberwa ukuboko kwiza kw'Imana yo kukuriho uzi ko useka abantu bose bakifuza kureba uko useka Irembo ryera TV Irembo ryera TV Yesu ashimwe
dukomere Imana amashyi tuyishimire. Rwose hanyuma reka maze mbere kuri iki cy'inyubako. Iyi nyubako ndajya mvuge ko umuntu wubatse urusengero rw'iwacu mu Rubonobono, umukristo wa mbere watanze inyubako ku rusengero rw'iwacu mu Rubonobono ni umukristo hano Kacyiru. Aha yabanje gutanga igiceri cy'icumi. Ruvango yageze mu rugo avuye gusengera iwacu mu Rubonobono dufite icyifuzo cy'uko Imana ko twasengeraga mu mashitingi. Pastor Sharira arabizi uko nibo batuvunnye cyane kurenza abandi bantu bose. We n'abare abagabo yahoze avuga bose nibo batuvunnye cyane. Hanyuma mudamu ageze mu rugo, umwana amubwira ati wanguriye bombo. Hanyuma nyina akora ko nta mafaranga yari afite, akora mu ishakoshi akuramo igiceri cy'icumi ngo najye kugura bombo. Umwana amubwira ati koko ukama igiceri cy'icumi? Ati nawe kijyane uzagishyire kuri ya nyubako ya rwa rusengero mpora numva rwo mu Rubonobono. Mama we yumva akozwe n'isoni, yibaza ukuntu azazana igiceri cy'icumi akagitanga ku nyubako y'urusengero. Niwe muntu watangije inyubako y'urusengero rw'iwacu mu Rubonobono. Hanyuma rero icyo gihe yahise atanga imifuka igera hafi muri 50 ya sima. Hanyuma atanga na cya giceri cy'icumi. Nguko uko abantu bahise batanga amafaranga, ufite igihumbi, ufite bitanu. Abantu bazana amateleviziyo bari bafite mu ngo zabo, bazana amafirigo, umuntu akazana amashati yambaraga akayazana, inkweto akazizana, ibintu byose barabizana babikura mu ngo zabo babizana mu rusengero. Nuko twatangiye inyubako y'urusengero iwacu mu Rubono. Twebwe rero nta buzima twari dufite, twe tutaragira ubuzima. Za 97 98 nta buzima twari dufite, nta nubwo twateganyaga. Ntabwo twari dufite, nta nubwo twateganyaga. Twumvaga yuko gusa impanda y'Imana igiye kuvuga tukajya hehe mu ijuru. Nicyo twateganyaga. Ariko uko iminsi igenda ishira tugiye kubona tubona Imana irabihinduye. Amen. Kuva rero icyo gihe na bugingo n'ubu ngubu turacyari mu nzu y'Imana, nta mpamvu nimwe kudakora umurimo w'Imana. Kandi kuva icyo gihe imbuto ba Pastor Sharire bagiye batwerera, n'uyu munsi wa none izo mbuto natwe turimo turazera. Amen. Nukuvuga ngo rero inzu y'Imana ntago ntayirwanya rwose, sipi rwose pe. Imana izashoboza ahubwo ubwo nzagaruka hano nzazinzanye n'uwo mufuka wa sima. Siko bimeze. Ubwo uzampamagara ngarutse hano nzaza nkuzanye umufuka wa sima, ariko inzu y'Imana igire guteyemwe yubakwe. Kuko ndibuka araho twageze turimo twubaka urusengero tubona ubushobozi burabuze. Hanyuma Imana idutumaho umuntu iratubwira ngo buri muntu wese yitange bigende bigere kwigufa. Kwitanga bikagera he? Kwigufa. Tukibaza se umuntu aritanga kwigufa. Umuntu twagiraga wakoraga wari ufite akazi yari umuntu umwe gusa yitwaga Manuel. Abandi bose twacungiraga kuri Imana mfasha. Noneho igihe cyo kubaka urusengero Imana itubwiye ngo twitange bigere kwigufa, byadusabye noneho ko tugenda tugajya gutoragura n'amabuye mu nzira. Wabuje nko muri niba turuga kukubitana n'ikibuye cyahagamye nko mu nzira, amazi yamanukanye, ugahita ugiterura ukazinga wenda umupira cyangwa ugashaka ingata ukakikorera ukakizana ku rusengero ukagitura. Pastor akagusabira umugisha. Bigera ubwo noneho tujya gushaka ibiti, umuntu aduha ibiti abiduha biri munsi mujya mureba ishyorongi. Munsi y'umuntu ageze yamazamuka shyorongi kuntu areba ahantu hasi epfo hari mu kabande, umuntu aratubwira ati mfite ishyamba kandi ibiti byanjye biri hari hasi mu kabande, nta modokari yagerayo, muziyaranje murebe ukuntu mujya kubizana. Umuntu wa mbere wazanye igiti cya mbere ni Pastor Mupenzi. Twagiye kubona tubona muri niba turaje yikoreye igiti, muri niba Pastor igiti ugikuye hehe? Ati muze nge kubereka ahantu nagikuye. Tugenda tumukurikira ubwo natwe mu gitondo tuvuye muri niba turi. Turagenda turaruha, buri muntu wese atema igiti, umuntu wese akitemera igiti. Umuntu yari yaduhaye ibyo biti. Turagenda tujya kubikurayo, buri muntu wese azayi, umugore, umwana, umusore, umusaza, umukecuru, twese twikorera ibiti turabizana kugira ngo inzu y'Imana igire gute yubakwe. Nguko uko twubatse urusengero rwo mu Rubonobono, ni rwo rusengero ruri mu mujyi wa Kigali rwa etaje rutagira umuhanda.
nta muhanda uhagera, ntawo. Ni rwo rwonyine mu mujyi wa Kigali rwa etaje rutagira umuhanda. Kubera iki? Ni ukubera ko rwubatswe n'ububyutse. Nicyo kibiranga, n'ububyutse. Ubwo rero inyubako rero y'urusengero mbafite byinshi byo kwivugaho, ko ntekereza yuko Imana iduha umugisha ijya kupfundura cyane ngo iduha umugisha twese abanyarubonobono. Dufite abantu bageze za Mozambique, dufite abari muri Australia, dufite abari muri Canada, dufite abari mu Bwongereza. Abo bose kugira ngo ibyo bintu byose tubirwe mu rubonobono, Imana itubwira yuko tuzarama kubera ko twubatse urusengero. Ibyo Imana yarabitubwiye. Buriya mu bantu bagomba gupfa vuba ntago ndimo. Kandi ningira n'ikindi kintu ndi bukore hano kuri inyubako ya hano Kacyiru nabwo ubwo irabimpaye ibindi bintu bikaze cyane. Haleluya, haleluya. Nibyo rero gukorera Imana birimo inyungu nyinshi cyane za none n'igihe kizagera gute kizaza, kandi ubikora bikunza azabigororerwa. Amen. Hanyuma rero mukore inzu y'Imana, muyikore uko buriya mwarimu Sipi aba yavuze ibintu byinshi kugira ngo abakundishe byibuza wenda buri muntu wese aze gutaha avuga ati inzu y'Imana ndakora iki, inzu y'Imana ndabigenza gute. Nta kintu na kimwe umuntu yabura yakoresha inzu y'Imana. Siko bimeze byonyine. Mwese uko muri hano abantu bafite telefoni muzizamure turebe. Umuntu ufite telefoni wese nayizamure turebe. Zamura telefone yawe, yizamure. Ni yawe yizamura, nawe ni yawe. Iyo ni telefoni yawe. Izo telefoni mufite zanyu zirimo amamiliyoni menshi, we yahita yubaka urusengero. Ntago mbabwiye ngo muzizane, ariko ubu muvuze ngo telefoni zacu Mana turazifashe, turaziguhaye, dukuyemo simukadi zacu, izi telefoni turaziguhaye nizigene zikora umurimo w'Imana. Hanyuma ugasigara uvuga uti Mana rero nawe urebe ukuntu natwe udusubize kuri system. Dore system twari turiho, hari umuntu wari kumuzamamagara muri iki cyumweru cyangwa mu kwezi gutarika izi telefoni turaziguhaye zigene zubake urusengero. Hano harimo amakamyo ya hoho y'imicanga y'amagaraviye n'ibintu byose, kandi yagiye mwiramuka ngo nta mafaranga dufite, ngo ntayo dufite, ngo Mana ngo rwose ngo urabibona. Kandi urimo uragenda na telefoni gifite ibihumbi 80 n'ibyo ugenda uzunguza mu kaboko, cyangwa si igitelefoni cy'ibihumbi 100. Ubwo mere kuri makeya 60 urimo uragenda ubizunguza, kandi inzu y'Imana ikeneye kugira gute? Ikeneye kugira gute? None wowe urimo uragenda ubizunguza gutya gusa mu nzira. Imana waraje kuvuga ngo uri umukene. Ntago uri umukene, ahubwo bazo tekereza uti ni gute nakorera Imana. Imana yatubwiye ngo twitange bigere kwigufa, kandi umuntu twari dufite wakoraga n'umwe. Umuntu umwe niwe wakoraga wenyine gusa. Imana irabireba iratubwira ngo kubera ukuntu munyubakiye urusengero, nanjye mbahaye umugisha, ntago muzapfa gupfa mukenyotse. Amen. N'ubungu mu magambo ngiye kubabwiramo akubiyemo n'ubundi ayo magambo ngiye kubabwira. Dusome ijambo ry'Imana twihuse kugira ngo n'ubundi ubwo nari mbahaye akagero gato k'ukuntu mushobora kuba mufite amafaranga ariko mutabizi. Siko bimeze? Mufite amafaranga ntago mubizi ko muyafite. Ntago bishoboka gute se? Niyo wavuga uti giye telefone yanjye ndayitanga mbefashe kagatushi, kandi kamwe kagatushi kagura banza kagura hari ibihumbi 14 nimba atari 13 hara mu isoko. Ukavuga uti ngiye kuba ngitanze kigere gikora umurimo w'Imana mbefashe kagatushi. Ndaya nkubwire ngo Imana ntago igibura uko igenza abantu bayo. Muri mbyi warubona yararirimbye avuga ngo ntabwo yabura uko ibigenza ngo ikwereke yuko ari Imana nyamana. Uko byamera kose Imana iraza. Upfa kuba bitewe n'urukundo we wayihaye, urukundo werekanye ko ukunze inzu y'Imana, urukundo werekanye yuko ukunda ikiyemwe Imana. Reka mbyihorere, ubutaha ninza tuzabikoraho Sipi. Tuzasenga Imana, abantu b'Imana bakorera Imana mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana igitabo cy'Ingoma za mbere ibice 4, turasoma umurongo waho w'9. Ibice 4 Ingoma za mbere ibice 4 umurongo waho w'9 dusome. Haravuze ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyamukampa umugisha
rwose ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ukandinda ibyago ntibigire gute? Ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Mana we, Mana we. Kongereho iri jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 32. Turasoma duhereye ku murongo wa 25. 3:25 Itangiriro. Aravuze ngo Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko amutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Aramusubiza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, nitwa ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ugakesha. Yakobo ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penuweli. Reka turekeraho. Ndebesheje Imana amaso sinapfa. Ndebesheje amaso Imana sinagira gute? Sinapfa. Hanyuma ijambo riri muri aya magambo agera kuri 4, ndagira ngo narihaye umutwe uvuga ngo Imana igutandukanye n'igisuzuguro icyo ari cyo cyose waba ufite. Igutandukanye n'igisuzuguriro icyo ari cyo cyose waba ugize gute? Waba ufite. Kubera iki? Uko hari igihe umuntu agenda afite igisuzuguriro. Ufite igisuzuguriro waba ufite, ntabwo nzi igisuzuguro ufite uko kimeze, ariko ushobora no kuba wicaye muri iri teraniro, ibyo kurya ubifite, amafaranga uyafite, abana warababyaye bafite, ufite abakwe ndetse n'abakazana, ariko ufite ikintu cy'igisuzuguriro kikuriho ugendana nacyo. Icyo kintu rero Imana ikigutandukanye nacyo mu izina ryayo. Uyu mwaka dutangiye, aya mezi asigaje tugiye kwinjiramo, ntuzarangiza Imana itagukije igisuzuguro mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Kuko Imana waje gusenga igukiza igisuzuguriro icyo ari cyo cyose, ikiri ku buzima bwawe, ikiri mu bana bawe, ikiri mu mibereho yawe, ikiri mu kazi kawe, ikiri mu bukristo bwawe. Icyo gisuzuguriro Imana igutandukanye nacyo mu izina rya Yesu. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Hanyuma uyu ni Yabesi Imana ivuze, cyangwa se ni Yabesi uvuye mu gihugu cya Isirayeli. Avuze nka Yabesi, aravuga ati, Bibiliya avuga ngo Yabesi yavutse ari umuntu ukaze, umuntu ukomeye, ngo arusha bene se icyubahiro. Ariko ngo nyina yari yaramubyaranye ikintu bita agahinda. Yagenda nubwo icyubahiro agifite, ariko agahinda kakamushengura mu mutima. Yavuga bati, ariko se nubwo uvuga ariko ufite ikiremwe agahinda. Yabesi aba afite icyo kintu bita icyo gisuzuguriro cy'agahinda. Yibaza ukuntu yazagikira, yibaza ukuntu yazakicomoramo, yibaza ukuntu ako gahinda kazamurekuza. Biramucanga, biramubabaza. Wibutse neza, hari igihe umuntu aba ari mu modokari nziza ariko afite agahinda. Umuntu akaba ataha mu nzu ya etaje, bisobanura kurara hagati y'isi n'ijuru, ariko ufite ikintu bita ikiyemwe agahinda. Ukaba ufite imiryango, ariko nubwo ufite imiryango ariko ufite n'iki? N'agahinda. Nta bantu benshi mujya mubona se biyahura, kandi wajya kure ugasanga urugo rwo nta kintu rubuze.
nta kintu rubuze rurimo ibintu byose, ariko wajya kubona ukabona umuntu yishyize mu mugozi cyangwa agiye hejuru muri etaje arashutse yituye hasi. Urwo rugo nta kintu rugize gutemwe rubuze. Ni ikigaragaza yuko uwo muntu aba afite ikindi kintu kidasanzwe, ni ukubera ko aba afite icyo bita agahinda. Hanyuma muri aya magambo ane ya Besi yavuze agira nko kurane. Ijambo rya mbere yabwiye Imana, yabwira ngo uzampe umugisha. Ijambo rya kabiri arayibwira ngo uzagure imbago zanjye. Ijambo rya gatatu aravuga ngo ukuboko kwawe kuzabane nanjye. Ijambo rya kane aravuga ngo kandi uzandinde ibyago ntibimbabaze. Uzandinde ibyago ntibigire gute? Ntibimbabaze. Ngo ya Besi yatakambiye Imana, Imana imuha ibyo yagize gute yemwe yasabye. Ndagira ngo mu bintu witeguye gusaba Imana cyangwa mu bintu turi busabe Imana, uyisabe igutandukanye n'igisuzuguro icyo ari cyo cyose. Akira ubwo buhanuzi mu izina rya Yesu. Bwakire mu izina rya Yesu. Bwakire mu izina rya Yesu. Imana igutandukanye n'igisuzuguriro icyo ari cyo cyose. Ikigutandukanye nacyo. Igira ibintu igutandukanya nabyo. Uyu ya Besi asaba Imana umugisha. Hari nuko yashaka kugira ngo mukiza ko gahinda k'igisuzuguro kuko utagira umugisha. Uzi ko hari igihe ubusenga abandi bakabona umugisha ariko wowe ntubona umugisha. Kandi mugasenga nawe ukibaza se, ni Imana nasenze niyo yavuganye nanjye, mbese ko buryo tuzani kongera ikatubwira ikongera ikavuga, ubundi wamana urahari uriho cyangwa ntuhari? Ariko nagutangariza nkubwire ngo Imana irahari. Imana irahari, umugisha wawe kandi nawe ugize gutemwe urahari. Mu masengesho turi buze gutakambira Imana, turayibwira ngo fungura umugisha wacu tuwakire. Twohereza umugisha wacu tugiye gutemwe tuwakire. Imana ikohereza umugisha wawe mama, ikohereza umugisha wawe ukireba, ikohereza umugisha wawe ugiseka, ikohereza umugisha wawe ukigenda, ikohereza umugisha wawe ukibasha kuza guterana, ikohereza umugisha wawe ukibasha kubyuka, kuryama ukabyuka. Umugisha wawe Imana igiye gutemwe ukoherereza. Mu masengesho ugomba gutakambiramo Imana n'umugisha wawe ugiye gutemwe uze. N'inyubako turimo dusaba ngo Imana iduhe amafaranga, nayo niduhe umugisha kugira ngo n'inyubako yayo tugiye gutemwe tuyubake. Nizamugaje umubiri wawe Imana izikuramo zikava mu izina rya turi buze gusaba hano. N'indwara ziri mu bantu zose turazihagarika mu izina rya n'ibibazo turabihagarika mu izina rya n'inyasa kugenda agahagarika mu izina rya n'ibintu byose akoraga bikabitembera, turagusengera byemere mu izina rya ndagusengera Imana byemere, wongere ufate byemere, umugisha wemere depoze ivayo mu izina rya ujya kwisabisha akazi. Niba uku kwezi kwa mbere gushize uko mwavuze ngo amen. Kandi niba wari ufite icyifuzo izina rya Yesu, Imana buri gihe ufite na gahunda yo gukorera Imana no gutanga amaturo yawe n'icyacumi cyawe no kubaka inzu y'Imana, kuki utabyara? Uyu munsi ugomba kubyara mu izina rya Yesu. Ijuru rikinguke rimanure kinubi ikubite uwo mudayimoni ahwere mu izina rya uwo mudayimoni apfe kandi ahwere asizire guhwera n'ikindi gihe. Uyu mwaka twinjiyemo dusohoyemo, uyu mwaka twatatse Imana iduhaye, uyu mwaka Imana itwongeje kubita umudayimoni asizirire guhwera. Basigaye marayika agenda bafunga mu maduzeni. Haleluya, haleluya. N'abandi badayimoni bari buze kugenda bacaracara, marayika agenda batoragura bafunga mu maduzeni. Abataka abana bafunge mu maduzeni, abataka urugo bafunge mu maduzeni, abashaka kukwataka ikindi gihe bafunge mu maduzeni, kugera Yesu abaha agasopo ababwira ati tasefu. Mwavuze ngo amen. Mwavuze ngo amen. Ubundi reka maze mbwira barakora, mugomba kwisobanukirwa mukamenya uko dukwiriye gusaba umugisha. Niba Yakobo yaramenye neza yuko hakurya agiye kwahura n'ibibazo kubera mwene se yaramutegereje, akabanza akarira akavuga ati sinambuka ndabanza mpere hano hakurya, yajya kubona akabona marayika arimo aracaracara hafi aho, akamuyora akagira gute, akamuyora. Niwe ayoye marayika, aramuyora marayika ngo agerageza kumushyira umugisha ariko ugiye guteyanga
arakoze. Aravuga ati witwa ati nitwa Yakobo. Yakobo bisobanura umuriganya. Aravuga ati uhereye uyu munsi kuko wakiranyije Imana n'abantu ukaba ukesheje ijoro ryose, ndakubohoye uhindutse umugisha by'iteka. Haleluya. Uyu munsi wa none iyo turimo dusenga isengesho turavuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka nande urumva abanyamugisha. Mana ya Aburahamu na Isaka nande nawe ukeneye umugisha mu izina rya muhereza ikiganza aho mwicanye aho mubwo tukeneye umugisha, mwatuyeho umugisha. Saba Imana umugisha, iyo ari kumpera umugisha, iyo usenga ikumpera umugisha, yaguhamagaye kumpera umugisha, umugisha yahino usenga iguha umugisha, yahino ubana nayo iguha umugisha. Imana iguhereza umugisha uyu mwaka utararangira, Imana iguhuza n'umugisha wawe. Haleluya. Uku kwezi kutarashira wakire telefoni y'umugisha. Uku kwezi kutararangira wumva ijwi ry'Imana rikubwira ko kuri kumwe n'Imana. Uku kwezi kutararangira Imana igukingura amarembo y'ijuru. Uku kwezi kutararangira wakire kuri momo yawe ikintu gifatika kigiye kwaduka. Mwavuze ngo amen, mwavuze ngo amen. Haleluya. Yapesa saba umugisha kuwiteka muri icyo yagize guteyemwe yasabye. Haleluya. Uwiteka ne postifone sansorema. Uwiteka muri icyo yagize guteyemwe yasabye. Natwe niba turi mu nzu y'Imana dufite intego nziza yo kubaka urusengero, dusaba Imana iduhe. Haleluya. Dusaba Imana igira guteyemwe iduhe. Irabishoboye. Imana iduhe. Kandi hano muri itero ndabonamo abantu bizeye bafite gahunda kugira ngo mbega bakire umugisha, bagabane umugisha, bakire umugisha, bagendere mu mugisha, baryame mu mugisha, babyukire mu mugisha, bavugire mu mugisha, bahumekere mu mugisha, barire mu mugisha. Haleluya. Bakire umugisha. Mugisha sha. Mugisha w'Imana. Mugisha w'Imana ugira guteyemwe uze. Mugisha w'Imana. Oya muhereza ikiganza bura mugisha w'Imana uze. Uze sha. Mugisha w'Imana uze. Ukuzeho mama, ukuzeho papa, ukuzeho musore. Dore ko koko wabuze inkwano, wakira inkwano muri uku kwezi. Dore ko wavuze ko bakubenze, uyu munsi bakurambagize. Wakira umugisha w'Imana mu izina rya abwira Imana aribwa ngo unyagurire imbago. Unyagurire iki? Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibagurire imbago. Kuki wumva yuko uzahera ahantu hamwe? Nzahora Mana urabizi ndahangaha sinzahava nahangaha. Oya. Imbago. Nize yagure. Haleluya. Hano ntuye hari hejuru mu rubono hejuru usengero rwa rubono naharaga ntuye ahantu hari umukingo ugwa, imikingo y'abaturage ikangwaho. Ariko ahantu ntuye haragutse, ni hameze neza kandi Imana ahantu hagutse, na ahantu hagutse harimo inka ebyiri, mu rupangu rurimo inka ebyiri. Haleluya. Haleluya. Kandi kugira ngo mve ko hagutse na ahantu nshobora ni inzu mbamo nkaba ntayirangiza kurara, ntabona umwanya wo kubona kubyuka ngo ndagera hana. Nta mwanya mfite wo kubigeramo, uwo mwanya ntawo mfite. Ariko reka nkubwire uwo mwanya ntawo mfite kujya muri ibyo mwanya se nawo mfite, ntawo mfite. Ndeka ta ni byagore gusa njye uwo mwanya ntawo gire gute ntawo mfite. Ndagira ngo nkubwire ngo mu isengesho turi busenga ry'uyu mwaka riza guhagara andi masengesho yose uzasenga, nuko Imana iri bwaguha imbago zawe. Rihagararire andi masengesho yose uzagira gute uzasenga, nuko Imana igomba kwagura imbago zawe. Yagura aho utuye, nikwagurira ikwagure, yagura urugo rwawe, ikwagure mu buzima bwawe, waguke mu gukorera Imana, waguke mu gusenga, waguke mu buzima bw'imibereho y'ubuzima, waguke. Imana ikwagurira imbago. Igira bikenyuruza nawe igukenyese.
Haleluya, haleluya, haleluya. Umuririmbyi araririmba ngo nawe bitabera nuko bitina kugira guteyemwe kuza, iyaba byazaga nawe imbago zawe zakwaguka, bije nawe imbago zawe zakwaguka. None se ubugendeye mu modokari nimbi. Pastor yumva ko arimo avuga ati ngiye nyishyiramo fiteze ati nkumva ukuntu wese agira neza, ariko nawe yarakoze rero rata niyo yarakoze yarakoze bura nimuzajya mubona umuntu Imana imuhemba ngo mugira ngo byapfuye kuza gusa, yarakoze. Natwe niyo mpamvu tugomba gukorera Imana mu gihe cyacu. Amen, amen. Imana ikwiriye kukwagurira imbago kazagura. Mu bantu bavukiye muri umujyi wa Kigali, navukiye mu mujyi wa Kigali hara mu Gatsata, navukira mu mujyi wa Kigali. Ntago nari nzi ko shobora kuragira, sinigeze ndagira, sinigeze mba mu giturage gira baye mu mujyi wa Kigali. Ariko mu bintu Imana yankoreye inyimuri mvana mu mujyi wa Kigali, ambwa ngo ngiye kuguha amata. Ngiye kuguha iki? Amata. Ntago nari nzi ko nabona amata n'ukuri ko Imana yampaye amata. Imana yampaye amata. Yampaye amata. Cyari Imana yigeze kumbwira ngo nzaguha ifamu. Ndayo gasemana kwere ko ifamu. None nabaje umuntu umwe utunze ifamu, arambwa umuntu atunze ifamu aba afite inka zingahe. Arambaza ati se ufite inka? Ndayifite. Nti ati ufite zinga? Nifite ebyiri. Ati fine, ifamu yabonetse. Icyo kififure ntuzongera kwiga ukibaza Imana. Haleluya. Ubwo muruva Imana itaranyaguye kuvukira mu mujyi wa Kigali, ukavukira munsi y'ikira, ugakurira munsi y'ikiraro cya Nyabugogo, ugakurira Puwaruru, unkura umogi, unywa siruduwiri, mukubita umwice, umanura jipo, akaginga, igikwangari, yewe muntu, ubwo wowe dunda ubwonko. Imana mwayikomeye amashyi ko nta kwitangiza. Mwese muvuge ngo amen. Nta kwitagize. Kandi n'ubungubu ikirimo kugira gutengwa ikiri kuzamu. Haleluya. Iwacu mu muryango mvukamo nta muntu wigeze arangiza primaire, ariko ejo n'umukobwa wanjye yarangije secondaire. Urumva itaraguye. Kandi none nazo mubwira ntihitamo university ushaka. Hitamo university ushaka, ambwa ati se mitemiye muze. Niwe hitamo ushaka gusa. Urimo urabyumva? Imana ndagira nkubwire ngo nawe Imana ikwagurira imbago. Yabwiye Sara sabati unkura igisuzuguriro. Mu muryango. Urimo urabyumva? Yabwiye Sara sagatunyiza akagahinda. Nyiza akagahinda. Imana nawe igukiza igisuzuguro mu izina ryande ryaje. Igira imbago zawe yagura. Igira aho gukurigire n'ahandi gutereka. Igira uko igusobanura nawe usobanuke. Ubuzima bwasobanye Imana ibusobanure mu izina ryande rya Yesu. Busobanure. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo rya gatatu ya besi yavuze, yaravuze ngo ukuboko kwawe kandi kubane nanjye. Ukuboko kwawe kubane nanjye. Ndifuza yuko ukuboko kw'Imana kubabaho. Ukuboko kw'Imana kubabeho. Ukuboko kw'Imana kukubayeho. Haleluya, haleluya. Iyo ukuboko kwawe kw'Imana kubanye nawe, ikintu cyose ukozeho kibumugisha. Icyo werekeje amaboko kibumugisha. Icyo utekereje cyose kibumugisha. Icyo ugerageje gukora cyose kibikiyemwe umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo iri sengesho ya besi mu bintu yasabye Imana akavuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana. Uzarebe Bibiliya ivuga kuri Yosefu ageze mu Egiputa, igihe bene se bari bamaje kumugurisha, ngo yagezeyo Yosefu ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe. Haleluya. Kuri nageze no muri gereza, ukuboko kwiza kw'Imana kwabanye nawe, ngo ikintu cyose akozeho kikabumugisha. Ngo agira umugisha mu rugo rw'umutware wa Egiputa kubera ko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kumwe nawe. Nawe ndagusengeye mu izina rya Yesu, uyu mwaka twijiyemo ukuboko kwiza kw'Imana kukuzeho. Haleluya. Abana bawe bazabona amanota meza, ukuboko kwiza kw'Imana kuzabagereho. Urugo rwawe ruzagira umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana kuzarugereho. Haleluya. Ibyifuzo uhaye Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kuzaboneke muri ibyo byifuzo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi umuntu wicaye muri iterano urimo gusengera visa, urimo gusengera visa, ukuboko kwiza kw'Imana kugere muri iyo visa. Urimo urayisengera Imana nyir'ijuru n'isi, iyo visa yawe
ihure n'umugisha uri waje gusenga Imana ng'Imana ibigiyemo komera Imana amashyi kuko ibigiyemo navuze ngo amen. Ukuboko kwiza kw'Imana, uzi ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho, uzi ko wambara ukaberwa. Ukuboko kwiza kw'Imana yo kukuriho, uzi ko useka abantu bose bakifuza kureba uko useka. Ukuboko kwiza kw'Imana yo kukuriho ariko Mana ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho, uzi ko uhagarara abantu bose bakifuza guhagarara ahantu uhagaze. Nk'ubu iyo ngize umugisha wo guhagarara na Sipirani mba numva agenda byungukimo. Buriya mufite umugabo w'agaciro mwebwe mutazi. Iyo ngize umugisha wo guhagarara nawe gusa, iyo telefone mba numva telefone itavaho. Singuyu sinago mbabeshya n'ukuri. Ampamagara amwe yakonze kuzaza hano, yarampamagaye numva telefone yagumaho gusa tugakomeza tukavugana, kuko ndimo ndavugana n'umuntu uri ukuboko kwiza kw'Imana. Haleluya, haleluya. Kabiri, mufite umupasiteri witonda. Nukureka baze babwire pasiteri wanyu ntago ari ntago mvuze ibintu by'amarangamutima n'amaso yanyu arabiba. Rwose nukuri pe, rwose nyavuga byinshi yivugira dukeya kubera ko ukuboko kwiza kw'Imana kuriho nawe. Mba nifuza kumva ukuntu yawe nahoze mushotora kugira ngo numve ko avuga ariko araga. Bashaka kumva ukuntu avuga gusa. Haleluya. Iyo ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho, abasore bose barakurambagiza utabakeneye uri umukobwa. Ugahita baba ushaka. Urabyumva? Iyo ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho, haleluya, haleluya, ujya kudepoza abandi badepoje byaranze, ariko ukuboko kwiza kw'Imana kwaho kukuriho bagutoranya batazuyaje kubera ko ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho. Haleluya. Uku kuboko kwiza kw'Imana turaza gusenga Imana mu bintu ya bese yasabye, yaragusabye natwe tugusabe uku kuboko kuze. Haleluya. Uku kuboko kugira gutemwe kuze, kandi nikuza kuzirukana inyatsi, nikuza kuzirukana abadayimoni, nikuza kuzirukana karande, nikuza uku kuboko kwiza kw'Imana kuzakemura ibibazo bitigeze bikemuka mu muryango w'iwanyu. Haleluya, haleluya. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe uyu mwaka wa 2024. Uku kwezi kutararangira kuko utangira uhure nako mu izina rya nde ryaje. Komera Imana amashyi menshi cyane uko ukuboko kwiza kw'Imana ugiye gutangira guhura nako. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo rya kane yabese yavuze ngo undinde ibyago ntibimbabazi. Iri jambo ryitwa ibyago ririmo amagambo menshi ntabona ukuntu usobanura none ahangaha, ariko reka mvugeho utuntu dukeya. Ibyago buriya reka umwanditsi wanditse igitabo cya Zaburi ya 34 ibice 20 yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ngo ni byinshi, ngo ariko Imana igimukiza muri bingahe? Muri byose. Buriya amakuba ubona inshuti. Ubona iki? Mu makuba ubona inshuti, bakubwira pole, bakubwira ihangane, barakuyagira wapfushije, abantu babana nawe, abantu baganira nawe, baraguhumuriza. Ariko ibyago nta muntu uguhumuriza. Ibyago aba ari ibyago. Ibyago aba ari ibyago. Noneho ibyago nshaka kuvuga ahangaha, uzi kugira ngo ube waravutse, ariko ujye uvuga ngo twebwe wacu ngo kuva twaravutseyo ngo abakobwa biwacu bose ngo kuva mu gisekuru cy'iwacu ngo barishingira, nabikaragira wishingiye. Ibyo ni ibyago, ntago ari amakuba yo ngayo. Ibyo ni ibyago. Wabyumvishije? Uzi kugira ngo uvuke, noneho uvuga uti iwacu umwana ngo uyu muntu agize imyaka 40 ntawe ugerenza 40 kuri 40 barapfa. Ibyo ni ibyago. Wabyumvishije? Kuri 40 bagira gute barapfa. Ubu n'ubungu hano muri literano umuntu uvuga ngo ubwo ngejeje muri uyu mwaka tugangejeje uyu mwaka ubu ndi hafi gupfa. Oya, uyu munsi biravaho. Amen. Uyu munsi biravaho.
niba warugeze 40 cyangwa 50 cyangwa 60 uvuga uti sinzarenza uyu mwaka, uyu munsi iyo karandi iyo dayimoni turayikubita kinubi ipfe, uyirenze mu izina ryande rya Yesu. Kugira ngo uvuge ngo twebwe iwacu nta muntu ugeze atunga imodokari, ubwo mbega nyine ngo nibyo. Oya, kwa jina Yesu ugomba gutunga imodokari mu izina ryande rya Yesu. Kubera icyumva ko ukwiriye kuzapfa udatunze imodokari, ukavuga ko ntago nge nzashyingirwa ngo cyetse ngize 38 ngo nibwo iwacu bashyingirwa. Kwa jina Yesu uyu muvumo ya besi yawikuyeho, awivanaho, yitandukanya nawo. Yesu ashimwe. Yitandukanya na karande zimirya iziwa, yitandukanya nazo. Aravuga ati kwa jina Yesu ntago nge nkwiriye gupfana gahinda ngewe ya besi, nkwiriye gupfa ndi umunyamugisha, ngapfana umunezero, ngapfa ndi umuntu w'Imana wujuje ibyangombwa by'abantu b'Imana. Ugasanga umuntu avuze ngo ngewe ngo ntago najya gucururiza Matewusi ngo buriya ngo mbega nyine ngo nahaba runaka. Kubera iki se? Ndashaka gusengera abantu bakajya gucuruza Matewusi. Ndabasengera mujya gucuruza Matewusi, mugere muzana amafaranga, muzana icyacumi, muzana amaturo, muzana amafaranga kuba ku rusengero. Yesu ashimwe. Ariko ugahora usenga Mana kutam Imana urasenga, ariko kubera ukuntu usenga na maganya, ntusenga na kwizera, ntusenga Imana ngo ikumve, usenga uhora wumva mbega nyine ubukiraro bwa barunaka, akazara akabarunaka. Kuki we Imana itagukingura imiryango se ngo ukabone? Gasenga na bahane, gasenga oya, turasenga Imana icinzira, ifungura imiryango mu izina ryande rya Yesu. Imana ifungura imiryango mu izina ryande rya Yesu. Mwavuze ngo amen. Ugasanga urimo uravuga ngo ngewe ngo nubwo nabyaye abakobwa ngo nta numwe nzashyingira, ngo iwacu bose ngo abakobwa biwacu ngo barishyingira, ngo nta mukwe nzabona mu rugo. Ubona umukwe mu izina rya Yesu. Ubona umukwe mu izina ryande, ubona umukazana mu izina ryande. Ukavuga ngo ngewe ngo bura ngo nta giseke bampa, ngo nta nikamba ry'ababyeyi bampa, ngo nta ngofero ambara ingofero mu izina rya Yesu. Uzi gupfa ukenyutse ugapfa udashyingiye, ibyo ni ibyago. Dayimoni zarakumagiye zo mu bisekuru, izo mu miryango, izo bagutongere kuri Noheli no kuri Bonane no kuri Pasika, barazigutongereye ngo ntuzashyingire, ngo ntuzabone ubukwe, ngo ntuzabone umukazana. Baragutongereye nyabingi n'ibitega n'amahembe, urimo urabibona za shwekuru na za rutindangezi, barazigutongereye zivuga ngo ntago uzashaka, ngo ntago uzambara ikamba, ngo ntago uziga, ngo ntago uzarangiza, ngo ntago uzabyara, ngo ntago uzagira modoka, ntuzagendera mu ndege. Kwa jina Yesu umudayimoni ndamuvomye, ndamwanze mu izina rya Yesu. Umudayimoni napfe, nave ku buzima bwawe. Niwakira neza y'Imana, wakira igishoro, wakira ukuboko kwiza kw'Imana, wakira umugisha Imana ikuvugaho. Ijambo Imana yavuganye nawe ni ukuri, rizasohora, nta kizaribuza gusohora. Niba ari na dayimoni yitambitse uyu munsi, turayikubita kinubi ipfe. Mwavuze ngo amen. Mwavuze ngo amen. Ugasanga umuntu avuze ngo twebwe iwacu ngo dupfa twishwe na diabete. Uwo mudayimoni ukamwitongera, undi akavuga ngo iwacu dupfa twishwe n'umutima. Kwa jina Yesu ntabwo ukwiye gupfa wishwe n'umutima. Imana izashaka urundi ukwiriye gupfa, ariko nagomba gupfa wishwe n'umutima. Umuntu akavuga ngo ngiye twubatse urugo ngo iyo rumaze imyaka ngo 20, ngo warwubatse ngo rukagira imyaka 20, ubwo ngo niyongeye ngo ntago igirenga rugahita rusenyuka. Shobora hari umugore wasutseho umugabo w'amazi, amusukaho amazi ngo arimo arasohoza mbega nyine ngo amasezerano ngo yiwabo ngo nta myaka 20 ngo ntigirenga, ngo reka musukaho amazi ngo kuko imyaka 20 itagirenga, ahita musukaho amazi ashyushye, yitwikira umugabo ngo 20 ntigirenga. Dayimoni zamugiyemo ziwabo ziva ngo imyaka 20 ntigirenga, aranje atogosa amazi, aratogota, aranje agenda yasuka ku mugabo kugira ngo mbega nyine urugo rurangire, ngo kuko abadayimoni ariko biwabo ariko bameze. Uranyumvira? Ugasanga umuntu ntarangije igihe cyo kubaho ahise yiyahura, yijyanye ara kwa Mutangana mu Nkunda Amahoro cyangwa ara kwa Makuza. Yimanuye harya hasi, yidumbuye harya hasi, ngo niko karande ziwabo zimeze. Kwa jina Yesu nimwige gusenga Imana, mwibohoze, mwibohoze, ibohoze, ibohoze. Ubu abana banjye narababohoshe, ntabwo ibisekuru by'iwacu bizabafata. Kwa jina Yesu abo byatwaye byarabatwaye.
abo byanize byarabanise. Ngiye ngomba kubona umugisha nkuhawe n'Uwiteka kuko namenye Imana ishobora bingahe byose. Haleluya, haleluya. Dusenga Imana, batwegekere imiryango dusenge Imana. Ibyo bintu byanyu byo guhora mwisuzugura mwipinga, uwo rusengo uhora mu rusengero ubwira Imana ngo Mana ngo ibi bintu bitabikora ngo nanjye ngo bizagera. Imana nitabikora ahubwo yarabikoze we ntiwamenya ko yabikoze. Imana yaguhaye umugisha ntiwamenya ko Imana yaguhaye umugisha. Imana yakwagura imbago ntiwamenya ko Imana yaguha imbago zawe. Imana yarakurinze ntiwapfa. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Uzukira ijambo mperutse kuryigisha muri uku kwezi. Nararyigishije umudamu umwe araturikararira ngo abadayimoni biwabo ngo wari waravuze ko atagomba kurenza imyaka 45. Ageze ku munsi wa 40, ageze uku kwezi mu kwezi kwa gatatu agomba kuzaba yujuje imyaka 45. Hanyuma ngo ubwo yiteguraga gupfa. Ndamubwira nti urumva ibintu byawe wari kuzabiraga nde? Ati ugomba kuba ufite umutungo ungana cyane. Ambwa ati nafite umutungo wa miliyoni 48. Ndamubwira nti genda ukureme ebyiri uzizane ntabwo uzapfa. Azizane mu nzu y'Imana zereza Imana ko habura amezi 2 ngo aya mezi 2 agenda. Ndamubwira nti nuramuka upfuye wandika urwandiko uzaza uzinyishyuze. Tubyandikirane aha ngaha zizanira Imana. Azaza zinyishyuze. Niba yumva naramubeshye niko namubwira wowe uzaza uzinyishyuze. Pastor tuzazishyura ninjye nzazishyura. Hari ko bimeze. Abantu bagomba kuva mu rujijo bakizera Imana. Bakajya bareka kuzajya bagenda batumva Imana ngo bayumve. Ni mwumva Imana mwari musipira hagarara yibabwira mwumve ko hari akanwa k'Imana karimo kavugana namwe. Ni mubona umuhanuzi menye ko uwo muhanuzi Imana imubatumyeho. Mumenye ko ari Imana irimo kuvugana namwe. Hakujya kora ukabona abantu ibintu by'Imana babiciye intege ntibabifashe. Dayimoni ngo zarakubwiye ngo nugira imyaka 45 uzapfa. Kwa jina la Yesu ntabwo uzapfa uzarama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo uzapfa uzagira guteyemwe uzara. Yabese atakambira Imana ya Isiraheli imuha icyo yagize guteyemwe yayisabye. Ndagira ngo nawe uhaguruke ku maguru yawe abiri dusenga Imana. Tuyisabe. Byo kuvuga ngo iyo umwana ageze mu nda ngo ahita avamo ngo ahita agenda ntago azongera kuvamo. Nahamemo mu izina rya Yesu. Siko bimeze se? Nahamemo mu izina ryande uwo mwana nahamemo. Ibyo bidashoboka turagira ngo tubibwire Imana bishoboke mu izina ryande. Ninginge umushumba w'itorero rya Kacyiru azadufashe gusenga Imana kandi namara gusenga natwe turaza kubaturaho ibintu bikomeye. Hanyuma abasengera ubwoba bubavemo mwizera Imana. Nagira ngo dusenge kandi isengesho ryose rifite kwizera rikora imirimo. Kandi abantu bose bagiye bagira icyo bakorerwa n'Imana nuko bagiye bizeye. Kwizera gukingura inzugi zari zikinze zigakinguka. Kandi asubiyemo ntekereza ko mu ijoro ry'itariki ya nyuma amagambo Imana yadushyize mu kanwa nuko tugiye kubwira abantu ko bagomba kwaguka. Imana ikabagurira imbago. Murabyibuka iryo sengesho twararisenze. Ni ukuvuga ngo niryo sengesho ry'umwaka. Imana yavuze ko yaguye imbago. Murizeye? Dusenge. Mana ishobora byose, Data wa twese uri mu ijuru, ni wowe Imana ya kera na kare. Tugufite ntitwifuza undi murengezi. Imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera cyose uri uko wahoze. Uravuga bikaba kandi ibyo utegetse birakomera. Yabesi yasenze neza. Haleluya, haleluya. Yifuje ibintu byiza. Nta utabyifuza, ari umushumba yabyifuza, ari umuvugabutumwa yabyifuza, ari umukristo muto cyangwa ukuze yabyifuza, ari umushyitsi yabyifuza. Kwagurirwa imbago kandi no kurindwa ibyago.
abantu bari basabiwe n'ibyago turabicecekesheje mu izina rya Yesu, amarira yahinduremo ibyishimo. Uribyo yaravuze ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, kandi ajya ahindura iyo mibabaro ngo anezeze, avuga ngo Imana ishimwe ko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro abantu bari bafite yihinduremo ibyishimo, ubanezeze. haleluya. Abari bafite umutima w'ibyago gusa bumva ko biteguye ibyago, dukuyeho ibyo byago n'amakuba mu izina rya Yesu Kristo. Mu cyimbo cy'imibabaro duhamagaye ibyiza, twiyatuyeho ibyiza mu izina rya Yesu. Mu cyimbo cy'urupfu duhamagaye ubuzima, mu cyimbo cyo gukuramo inda duhamagaye abana bazima mu izina rya Yesu Kristo. Mu cyimbo cyo gusembera duhamagaye aho kuba, remera abantu aho kuba, ubaremera aho gutura mu izina rya Yesu. Urabishoboye kandi urabibashije. Abantu bamaze igihe kinini mu gusembera, usembera rwarabajengereje, usembera rwarabagoye. Yes. Kandi rurababaza, gusembera birababaza. Mana, Yes. ni wowe ufite icyo wakora, kandi n'icyo wakora wanakirema nanonaha. Wowe ibihe byose biri mu kuboko kwawe, biri mu kiganza cyawe. Warema ibintu bishya nonaha, abantu bagatahana amakuru mashya muri uku kwezi. Muri iyi minsi abantu bagutegerejeho amakuru mashya. Hari ibyo wabwiye umwaka utangiye, bategereje kubyakira, bategereje kumva inkuru z'ihumure mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana, komerwa amashyi uri umwami mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. ongera ukomere Imana amashyi nanone uyishimire. Imana uyishimire, Imana uyishimire, Imana uyishimire. Uracyari ya Mana yumva gusenga, uracyari ya Mana yo kwiringwa no kwizerwa. Yumve yaravuze ngo nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe yose. Ikintu cyose cyatuma tutabona umugisha tugiciye intege, ikintu cyose cyatuma tutabona Imana tugiciye intege. Imana y'imbaraga yururuke, irengera abamama, irengera abakobwa, irengera abasore, irengera abagabo, irengera ingo zacu, iturengere, idutere iteka. Mugambi w'Imana sore ku buzima bwacu, cy'Imana yavuganye natwe reka kidusoreho mu izina rya Yesu. Migambi ya shitani tuyikuyeho, migambi y'ibitongerano tuyikuyeho, migambi ya sakarande tuyikuyeho mu izina rya Yesu. Duhamagaye Imana, duhamagaye Imana, duhamagaye Imana, duhamagaye Imana, rotete postifone dotayi. Duhamagaye Imana irengera abera, irengera abashomeri, irengera abafite za diplome, irengera abantu. Mpamagaye igishoro, umuntu wese yakira igishoro. Mpamagaye amafaranga, mpamagaye amadolari, mpamagaye amapawundi, mpamagaye amanyarwanda, mpamagaye imfura za beneri, mpamagaye amayero, ndayahamagaye. Ariko umugabane w'i Burayi ndayahamagaye. Imana y'imbaraga yumve ko dusenze, dusengera urusengero rwacu, reka rwubakwe, iyi nyubako yubakwe, inyubako yubakwe. Dayimoni ziyirwanya turazivunaguje, dayimoni ziyirwanya turazicecekesheje. Duhamagaye Imana irengera ababyeyi, irengera ingumba, irengera mwami abafite indwara zananiranye zisohoke mu mibiri yabo. Turazishyashye, turategetse mu izina rya Yesu. Imana y'imbaraga ikingura amarembo y'ijuru. Oh haleluya! Uyu mwaka wa 2024 twumva impumeko y'Imana, twumva impumeko y'Imana, twumva impumeko y'Imana. Akayaga k'umwuka wera kongera gahuye mu barokore, akayaga k'umwuka wera gahuye mu bantu basenze Imana, gahuye mu bantu bashatse Imana, gahuye mu bantu begereye Imana, gahuye mu bantu bayishatse. Data turagushimiye, tugukome mu mashyi. Ibyawe biri
icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu Yesu. Komera Imana amashyi menshi cyane tuyishimire. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka gusengera abantu babiri hano muri iri teraniro. Ndashaka umuntu wabuze urubyaro.